nitwa Hafashimana Yusufu. Hafashimana Yusufu. Witwa Hafashimana Yusufu? Icyaha cy'ubwicanyi n'ubujura. Dusobanurire ubwo bwicanyi uwo twakoranaga yarafunguwe, yarantoteza ngo nta kintu nagezeho, nicyo namuhoye. Hari n'abandi ariko n'ibyo bandoze. Aho rero niho dushaka dusobanurire. Ni ukuvuga ngo natemaga umuntu usinziriye gusa, ibyo bari barandoze. Bari barabikuroze? Watemye bangana iki? Abo wishe barangana iki? Abo natemye ni batarata, ariko bambwiye ko babiri batapfuye, ubwo ni bane bapfuye. Mbese wagugambiriye iki? Nta icyo n'ibyo bandoze gusa, nta kindi nabaga ngambiriye. Ubujura nabwo burimo. Iyo ufata ikintu ubujura ukabyana no kwica, urumva biragenda aho ngaho, urabihuza gute no kuba? Nibyo bandoze kuko ariya nishe nta kintu napfaga nabo, nta n'uwigeze andwanya, nabatemaga basinziriye kandi babaga ari abazamu. Utekereza gute ngo ujye kubikora ngo uriya kanaka niwe ndi bujye uko muri iki gihe abazamu benshi wahitaga muti ndajya kwa kanaka ndajya kwa kanaka? Aho nageraga hari umuzamu usinziriye, udasinziriye narigenderaga nkajya aho asinziriye, aho usinziriye. None waragendaga nijoro ushakisha se gusa cyangwa wagendaga? Nagendaga ntabwo navuga ngiye kwa kanaka, narebaga umuzamu usinziriye, uwo nasangaga ari maso narigenderaga. ukoresha umuhoro gusa? Hari n'ibindi bibitse ku bandi bafashe bari muri polisi wibanaga ubujura. Ngaho tubwira aho wagiye ujya, ni muri Kigali gusa uturangira ahantu hose wagiye? Ni muri Kabuga gusa, nta handi nagiye njya, ariko nabwo ni igice kimwe, usibye ko hari abajura benshi, ari aho twajyaga kwiba tugasanga abandi barahavuye bamaze kuhiba. Muri iyo group yanyu y'ubujura mukorana n'abandi mwagakundana? Twabaga turi bangahe, hari imodoka yadutwaraga, hari na moto yadutwaraga. Uwo twakoranaga mu bujura yari umwe, abandi baragurishaga. Muratubwira abo nabo bari barabibaroze? Abo twibanaga mu bujura gusa. Wibica wari wenyine? Kwica wagendaga wenyine? Gendaga njyenyine. Kwica wabitangiye ryari? Bitangiye mu gihe kitarenze amezi 3. Ni nka ryari? Turi mu kwa 10, turi mu kwa kangahe yajya, hasize amezi 3 mbitangiye. None wafashwe ute rero? Ukuntu nafashwe ni mugenzi wanjye twibanaga, kubera ko bamuhamagaraga bamubaza, kubera uwo mungu mugenzi wanjye twibanaga wari ugifungurwa ntotezaga, bari baramubuze. Mugenzi wanjye rero niwe wantanze, aravuga ngo ntabwo yakwihanganira iki cyaha. Uretse kuvuga ngo barabikuroze, wowe kwica ntabwo wari uzi ko ari icyaha gihanwa, mbese nta kintu wishinja wumva umutima wawe? Ubu ngubu Imana imbabarire, nkigera mu buyobozi nibwo namenye yuko ari icyaha. Ndasaba Imana imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu n'abaturarwanda bose. Ese wari ufite iyihe gahunda? Nta yindi gahunda nari mfite. Uba ufite abantu benshi nyine wari ufite kugenza gutyo, ushobora kuba wari ufite ibyo watekerezaga? Njyewe niyumbagamo mu bwonko bwanjye ko nzica abantu 40. Ubwo ni 4 abamfashe bavuze ko 2 bakize, nari nzi ko nabo bapfuye. Nyine wowe wabuzi watemye koko? Ni 6. Bivuze ngo warusigaje 34. Ni iki ugira inama undi muntu wese ukora nk'ibi, niba ubwe wumva ko ari bibi cyangwa umutima wari? Nakumva afite ibisazi nk'ibyanjye yakwihangana akajya mu rusengero agasenga Imana, niyo nama namubwira.
umudugudu bamfatiye kuri sitade Nyamirambo nari ngiye kureba uwo twibanaga. ese ubundi mwabaga hehe mwabaga hehe aho mwe mwabaga hano i Nyamirambo njyewe nabaga hano i Nyamirambo n'abo twibana bafashe. ukodesha narakodeshaga. iyo warangije kwica mbese wabigenza gute tubwire iyo warangije wabigenza gute umaze kwica nta kindi kintu nta kundi kuntu nabigenzaga. ariko biravugwa ko hari awaca ukajya kubivuga aho ho bimeze bite babiri nabaciye imitwe. bigenza ute nyine dusobanurire bimaze iki nayijugunye mu kizenga indi nyijugunya mu mazi manini. aho hadusobanurire wabacaga imitwe ukabigenza gute aho ngaho nabacaga imitwe nkayijugunya mu mugezi munini no mu mazi niko ibisazi byanjye byabaga byanegetse ariko nageze mu buyobozi birashira niyo mpamvu ndi kuvugisha ukuri imbere y'itangazamakuru. umugezi munini we warayitwaraga mu mufuka nashyiraga mu gafuka. ese ko numva ubizi neza uko byagendaga nuko wabiteguraga ko agomba kuba asinziriye cyangwa udasinziriye ukamureka ubwo ndimo ndibaza kureba ibisazi niko byakubwiraga n'ibyo byakwerekaga gutyo ngo usobanuye neza muri ako kanya ntabwo wabaga ubibona. ubundi tubwire uvuga tugiye kwica umuntu nicaga umuntu usinziriye gusa w'umuzamu. niko byari byarantegetse n'uwo mugenzi wanjye rero byari byantegetse kumwica ariko we byarajaguye bizamukiramo kuko we yarafunguwe arantoteza ngo nta kintu nigeze ngeraho mu myaka 7 yari afunze. Wari dusanzwe kwibana ubujura. urimo uratubeshya ubuze ibisazi ibyo bintu kuko wari hari ibisazi nagiye mu barangi kwivuza biranga. nyine wabimenye ute ko hari ibisazi mu barangi nibo babimbwiye kuko umugore nashatse niho yasengeraga aho mu barangi. nagiye kwivuza mfite umugore n'umwana umwe ngiye kwivuza biranga.